Ikaze kuri Ezobody, tugiye kurebera hamwe uko wakwishyura mituweli ndetse n'ibyo kwitondera. Hariho uburyo bune bwihuse bwo kwishyuramo mituweli. Ubwa mbere ni ukwishyura ukoresheje telefone, mobile money cyangwa Airtel money. Ubu ni bwo buryo bwihuse kandi bukoreshwa na benshi. Uko ubikora, ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 7 akanyenyeri BIL ID urwego. BIL ID ni nimero yihariye uhabwa n'Irembo ukoresheje indangamuntu y'umukuru w'umuryango. Gukurikiza amabwiriza, kwinjizamo nimero y'indangamuntu y'umukuru w'umuryango, noneho ukemeza ushyiramo pini yawe ya momo, ubundi ugatanga amafaranga. Uburyo bwo gukoresha mobile bukaba burarangiye. Uburyo bwa kabiri ni ukwishyura unyuze ku rubuga rw'Irembo. Ushobora kwishyura unyuze ku rubuga rw'Irembo cyangwa ukanyura ku Irembo app. Injira muri konti yawe cyangwa ukore nk'umushyitsi. Hitamo mituweli do sante, andika nimero y'indangamuntu y'umukuru w'umuryango, sisiteme ihita iguha umubare w'amafaranga ukwiye kwishyura. Ugakora kuri peyi, ubundi ubahe urwunge rw'inyemezabwishyu rw'inyemezabuguzi BIL ID uzahekeraho. Kwishyura ukoresheje Irembo, kugira ngo mubyumve neza, ni ukuvuga ngo winjira ubundi muri konti yawe y'Irembo, ukareba muri serivisi zihari, ukareba serivisi y'ubuzima, ukaba ariyo uhitamo, ugahita ugenda muri mituweli do sante, ubundi ukurikiza amabwiriza kugeza ugeze aho wishyurira. None hariho n'uburyo bwa gatatu bwo kwishyura ukoresheje akanyenyeri 909 urwego. Kuri aho ubikora ukoresheje ubundi telefone, ugakurikiza amabwiriza, ukajya kuri serivisi z'ubwisungane ariyo mituweli. Noneho ubundi ni uburyo bwa kane, ari bwo buryo bw'ikoranabuhanga bw'imibereho. Uburyo bwashyizweho na Minaroke bushingiye ku mibereho, Dynamic Social Register System, yari isanzwe ari ubudehe ifasha kumenya amakuru y'urugo rwawe, nayo ushobora kuyikoresha. Uko wakwishyura mituweli n'ibyo kwitondera. Ibi bituma kwishyura bikorwa binyuze ku Irembo, MTN Mobile Money, Mobicash, Sacco cyangwa kuri banki ya Kigali. Noneho ibyo kwitondera rero, iyo ugiye kwishyura mituweli ugomba kumenya ko nimero y'irangamuntu ushyiramo ari nimero y'umukuru w'umuryango, ntabwo ari nimero y'umuntu uwo ari we wese ugiye kwishyura. Igihe cyo kwishyura bishobora guhita bidakunda, kandi wowe n'abanyamuryango bawe muhita mwivuza uwo mwanya bikimara gukunda muri sisiteme. Kwitabaza akagari. Niba mufite ikibazo cya tekiniki, gana ubuyobozi bw'akagari. Gusabira abantu benshi, ushobora gukoresha Irembo kugira ngo ubyishyure nk'umuryango cyangwa ikigo.